Ubushakashatsi bugaragaza ko kwizerera mu marozi n'ubupfumu ari bimwe mu bigira uruhare mu idindira ry'iterambere rya Afurika, bitewe n'impamvu zirimo ko abayizereramo bahora n'ubwoba bubakenesha kubwo kudatangira imishinga mishya bafite ubwoba ko yahungabanywa n'amarozi, ndetse bamwe mu banyepolitiki bo muri Afurika bakaba bayifashisha nk'intwaro yo gutsinda abo bahanganye mu gihe cy'amatora nk'iyo hari gukusanywa amajwi. Ubupfumu n'amarozi bimaze imyaka magana byizererwamo muri Afurika, ndetse bikanagira uruhare runini mu muco w'uyu mugabane, haba kuba biha agaciro bakabigenderaho mbere yo gufata imyanzuro runaka no kugira icyo bakora. Gusa abashakashatsi bagaragaza ko ibyo bigira ingaruka mu idindira ry'iterambere ry'umuntu ku giti cye ndetse n'iry'ibihugu muri rusange. Nk'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye bugakorerwa mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika birimo Benin, Cameroon ndetse na Nigeria, bwagaragaje ko hari abantu batinya gutangiza ishoramari kubera ubwoba bw'uko basubizwa inyuma n'amarozi, ibidindiza ubukungu bwabo n'ibihugu. Bwakozwe n'abarimo Professor Daniel Shishima wigishaga mu ishami ry'iyobokamana na filozofi muri kaminuza ya Benin State yo muri Nigeria, inzobere mu by'ubukungu muri kaminuza ya American Boris Gershman, umushakashatsi muri kaminuza ya Paraku Sai Tosima, umushakashatsi wahoze akorera umuryango Amnesty International Gertel Hall ndetse n'abandi batandukanye. Mu bindi ubu bushakashatsi bwagaragaje nuko kwizerera mu marozi n'ubupfumu bibikamo abantu ubwoba bigatuma batizerana hagati yabo, bityo bikabangamira imikoranire bashobora kugirana yanabateza imbere bombi. Bwagaragaje kandi ko hari amafaranga menshi akoreshwa mu gutera inkunga imishinga ariko ikadindira, bigizwemo uruhare n'impamvu zitavugwa kandi zishingiye ku kwizerera ku marozi n'ubupfumu. Hari kandi no kwangiza imitungo y'uwavuzweho kugira amarozi cyangwa hakangizwa iy'umuryango we, kwiyongera kw'itangwa rya ruswa n'ubwiyongere bw'akarengane ndetse n'ibindi byaha birimo no kwica abantu. Aba bashakashatsi kandi bagaragaje ko hari abayobozi bo muri Afurika bitwaza intwaro y'amarozi mu guharabika abo bahanganye mu gihe cy'amatora, bashaka kubatsindisha nko mu gihe cy'ikusanwa ry'amajwi, bakabikora bagamije inyungu zabo bwite. Ibi kandi ni ibyagarutsweho n'umupfumu wo muri Nigeria Elisisha Yahaya, wavuze ko n'abaguverineri benshi muri icyo gihugu bagiwe bakishyura amafaranga menshi ku bw'inyungu zabo. Aha yagize ati, abanyepolitiki benshi baza kundeba ndetse na guverineri araza, baba bagomba kwishyura amafaranga menshi kuruta undi muntu usanzwe, mbaca amayero 500 mu gihe abandi ari amayero 25. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu bisubizo yahaye abakoze ubwo bushakashatsi. Ni ukuvuga ko abanyepolitiki bamwishyura amayero 500 baba bamuhaye asaga 740 by'amafaranga y'u Rwanda, naho rubanda rugufira umugana rukamuha amayero 25, bisobanuye ko baba bishyuye asaga 37 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko inzego z'umutekano mu bihugu byashyizeho amategeko ahana ibyaha bifitanye isano n'amarozi zitari kurikiza uko bikwiye, bigizwemo uruhare no kuba bazirimo batarahuguwe, bikanakomwa mu nkokora n'impamvu zitandukanye zishingiye ku muco ufite uko usobanura amarozi muri ibyo bihugu ndetse n'ibindi bitandukanye.